Hello, ladies and gentlemen. As always, I'm yours, teacher Cedric. So, what's good, my G's? I hope that you are doing okay. Yeah. So, this is the second part of the Unity 2 in Literature Senior 4, which is talking about African literary tradition. So, I'm teacher Cedric, and I'm here to explain this lesson in Kinyarwanda version in Kinyarwanda language so that it can be somehow more understandable to senior 4 learners of literature and even to senior 6 learners of literature who are waiting for national examination. So let's continue. Gusa niba ari ubwa mbere se YouTube channel, please guklika kuri subscribe icon so that anytime we upload new video here tujye tubana, and even uklike kuri ring icon so that anytime we upload new video here zabe somehow notified, uzabona amamenyesha nyine yakubwira yuko twaprodinze new video here. So guys, we really need your comments because your comments really play a vital role. Let's begin as quick as a flash. Na mpamvu yo gutinda, let's continue. We are just going to talk about the colonial period of African literary traditions. So the colonial period in African literature is often associated with the literacy. Igihe cy'ubukoloni mu bijyanye n'ubuvanganzo nyafurika bakigereranya cyangwa se kiba gifitanye isano ya hafi na literacy, igihe nyine cy'ubujijuke, igihe abantu batangiye kumenya gusoma no kwandika, haje amashuri iki n'iki. However, you must know that written literature existed in parts of Africa before colonialism. Gusa ni ikintu gitangaje nuko bavuga yuko icyo ugomba kumenya ari uko ubuvanganzo bwanditse bwagaragaye mu bice byo muri Afurika even mbere yuko habaho ubukoloni. For example, written works of literature discovered in Ethiopia are older than medieval European literature. Ikintu gitangaje nanone nuko bavuga hariho inyandiko z'ubuvanganzo zavumbuwe muri Ethiopia muri Afurika zisumbya imyaka cyangwa se zikuze, ziri older gusumbya ubuvanganzo bw'abanyaburayi bo mu gihe cya Middle Age. The spread of Islam in North and West Africa also established a written tradition in these regions. Murabizi mbere yuko dukolonizwa n'abanyaburayi, mbere yaho hari ukuntu Islam yakwirakwiye mbere na mbere mu bice bya Afurika y'Amajyaruguru, noneho nyuma yaho bihita bikwirakwira mu bice bya Afurika y'Amajyepfo. Murabizi ziriya ntambara za jihads muri West Africa. Abiga history barabyumva cyane. So Islam uko yagiye ikwirakwirayo, nanone yagiye ikwirakwizayo ubuvanganzo nyandiko, uri kumva bakwirakwirizayo inyigisho za Quran, ibintu nk'ibyo. Along the East African coast, narrative poetry in Swahili has been recovered from as early as the 18th century. Nanone muri Afurika y'Iburasirazuba ku nkombe zaho haje kuvumburwa igisigo cyanditse mu rurimi rw'igiswahili. Babona bapimye imyaka babona ari cyo mu kinyejana cya 18. In West Africa, literature in Arabic verse has been dated to the 14th century. Muri Afurika y'Iburengerazuba ubuvanganzo buri mu mirongo cyangwa se mu nyandiko y'Icyarabu nayo yahavumbuye cyangwa se bavuga yuko yahageze mu kinyejana cya 14. In addition, in the 18th century, Olaudah Equiano, who was a slave, published his book titled The Interesting Narrative of the Life and Adventures of Olaudah Equiano, or Gustavus Vassa the African. Nanone mu kinyejana cya 18 uyu mucakara wahoze ari umucakara nyine witwa Olaudah Equiano yaje kwandika igitabo cye yaje kwita The Interesting Narrative of the Life and Adventures of Olaudah Equiano cyangwa se Gustavus Vassa the African. But this one was
This was one of the earliest forms of African written literature to be known in Europe. Yes, iki nacyo ni kimwe mu bwoko bw'inyandiko y'ubuvanganzo bwa Kinyafurika yaje kumenywa mbere cyangwa se kera cyane mu Burayi. With increased literacy in Africa during the colonial period, many writers emerged on the continent. Yeah. Uko rero literacy cyangwa se abantu bagiye bajijuka bamenya gusoma no kwandika muri Afurika mu gihe cy'ubukoloni, abanditsi benshi baje kugaragara cyangwa se baje kuvuka kuri uyu mugabane wacu. These include Chinua Achebe, Wole Soyinka, Sembene Osman, Cyprien Ekwensi, Ngugi wa Thiong'o, Okot P. Bitek, Ferdinand Oyono and Amos Tutuora among others. Abo harimo nk'aba Chinua Achebe, Wole Soyinka, Sembene Osman, Cyprien Ekwensi, Ngugi wa Thiong'o, Okot P. Bitek, Ferdinand Oyono and Amos Tutuora ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye batamentioninze here in this text. So guys, let's talk about the characteristics of literature of the colonial period. Cyase ibirango, features, characteristics z'ubuvanganzo bwa Afurika cyase bwa Kinyafurika mu gihe cy'ubukoloni. The following are the characteristics of the literature of the colonial period. The texts reacted against colonial oppression and expressed African nationalism. Inyandiko zandikwaga mu z'ubuvanganzo muri iki gihe zagwanyaga iyi oppression cyangwa se ikandamizwa ryakorwaga n'abakoloni nyine kuri Afurika and expressed African nationalism. Nanone izo nyandiko zagaragazaga urukundo rw'Abanyafurika towards their continent cyangwa se towards their countries. Kabiri ni the text sought to praise and glorify Africa's past. Inyandiko nyinshi muri iki gihe zasingizaga Afurika ya kera itari yatangira gukolonizwa, zahaga ikuzo Afurika ya kera, Africa's past, ahashize ha Afurika mbere y'uko baba colonized, hari heza cyane. Gatatu, the text depicted the clash between African cultures and Western or European cultures. Nanone inyandiko z'iki gihe zagaragazaga uburyo cyabayeho clash cyangwa se conflict y'umuco wa Kinyafurika, y'imico ya Afurika ndetse n'imico y'Abanyaburayi, kuko wasangaga bamwe bari gutangira guhindura imico yabo bashaka kubaho nk'Abanyaburayi, kwambara nk'abo, kuvuga nk'abo, cyane cyane nanone bikanaterwa na zira colonialist policies. Kubize history ni senior 3 barabyibuka, like assimilation y'Abafaransa, kumwe bajyaga gukoloniza ahantu nyine, noneho ugasanga bashaka yuko aho hantu bavuga Igifaransa bagira imico nk'iy'Abafaransa, biga nk'Abafaransa, bakabaho nk'Abafaransa, bakambara nk'Abafaransa, bakarya nk'Abafaransa, buri kimwe cyose. So hari habayeho clash between African cultures and the colonialist cultures, that is to mean Western or European cultures. So iya kane, feature ya kane ni the texts of express the optimism in Africa's future. So izi nyandiko nazo zagaragazaga optimism ya Afrika, y'ahazaza ha Afrika. 5, stylistically the text incorporate the African forms of expression, that is they used oral literature features. Hano ni ukuvuga nyine style cyangwa se style yayo y'izo nyandiko, wasangaga mu nyandiko habaga harimo ibirango cyangwa se harimo inyandiko ziri kwandika bimwe mu byahoze biri mu buvanganzo nyafurika, mu buvanganzo nyemvugo. Tuvuga urugero, ugasanga nko mu nyandiko harimo indirimbo yanditse ngo nyasha n'ababanyugururira nishakajeje, ibintu nk'ibyo nyine ugasanga birimo nk'inyandiko tu. So I think that the colonial period is somehow on the end, and I'm somehow feeling somehow exhausted. Gusa post colonial ntabwo bayivugaho byinshi, reka nayo nyivugeho.
rebe ko byatwara iminota byibura 12. So the post colonial literary tradition, ubwo ni ukuvuga ubuvanganzo, ibirango by'ubuvanganzo nyafurika nyuma y'ubukoloni. After the end of colonialism in Africa, many African writers continued to read about the issues that concern the continent. Nyuma y'ubukoloni muri Afurika, abanyafurika benshi b'abanditsi bagumye kwandika ku bijyanye n'ibibazo byari bahanganyira nabyo nyine byari biri ku mugabane wa Afurika. As explained earlier, most African writers continue to use all forms of literature and the text. Even nk'uko twabibonye muri colonial period, even in after cyangwa se post colonial period, abanyafurika nanone bagumye kujya bandika ibihangano by'ubuvanganzo nyemvugo bw'ubuvanganzo bwa Afurika nyine bakabwifashisha mu nyandiko zabo. Thematically, most post-independent African writing expresses disillusionment with the African countries and leadership. Insanganyamatsiko bakundaga kugarukaho cyane cyane basangaga bari kwandika ku bijyanye n'urujijo rw'ibihugu bya Afurika ndetse n'ubuyobozi bwari buyoboye nyine bumwe bwari busimbuye abakoloni. Their writing expresses the betrayal of the dreams that African people had at independence. Inyandiko zabo zagaragazaga buryo ki inzozi z'abanyafurika bari bafite, buryo ki batekerezaga cyangwa se barotaga yuko nibagira ubwigenge bizaba bimeze, bakabona yuko bwagambaniwe, kuko nyine usanga nyuma y'ubukoloni abanyafurika bari bizeye ko nyine ubwo bagiye kuba independent, bagiye kwibohora, bagiye kubona ubwigenge, ariko nyamaze abayobozi bahise bajyaho abenshi barabagambaniye, kuko akenshi wasangaga n'ubundi mbese muri make icyari gihindutse ari izina ryo kwitwa ngo babonye ubwigenge cyangwa se batangiye bayobowe n'abanyafurika bagenzi babo, ariko burya nyamara abo banyafurika bagenzi babo b'abayobozi bari babayoboye bari bashizweho n'abazungu na ba gashaka buhake. So uri kumva ibyo bakoraga byose byabaga biri mu nyungu zabo ku giti cyabo. So guys, this is the end of the lesson. Nizeye yuko tuzabana no mu yandi ma unity. Iyi yari literature senior 4 and me was teacher Cedric. So ndakeka tuzabana na muri literary techniques in novels. Gusa ahubwo yo ndakeka nanayisobanuye guys. Nizeye ko tuzabana mu yandi masomo. See you, bye bye. I hope that we are doing okay. Kandi niba unashaka aya matext cyangwa se izi nyandiko nifashisha ndi gusobanura, unyandike kuri nimero yanjye ya WhatsApp, cyangwa se niba unashaka nk'adinga muri group ya WhatsApp uzahura n'abandi banyeshuri bagiye batandukanye, muze kunyandikira kuri WhatsApp, mba ndi available, ndi online. See you, ndabakunda cyane, bye bye.